Rayon Sport isaro ry'Inyanza n'ikipe cyangirira rwanjye n'ugutsinda nitwa gikundiro cya Ndabereye umuvandimwe wa rubanda niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banje n'abanyamakuru bandi hano Suraho Rayon Sport Nyange isaro ry'Inyanza Nyanza imena mu Rwanda nta makuru n'ikirezi cya Kirisitu umwami na Muhamedi ngwino musore utsinda agatsindagira imidari umuriro w'ikirenga mu kurengera izamu. Twongeye kubasura inshuti bakunzi ba Rayon Yacu TV. Kuri uyu munsi Rayon Yacu TV iragaruka ku makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa muri ikipe ya Rayon Sport, gikomeje kugenda isinyisha abakinnyi mu buryo butuje ngo ni mu ibanga. Ni mu gihe kandi muri ikipe ya Rayon Sport hakomeje kugenda havugwa ko ku munsi tuzabagezaho igomba gukina Rayon Day. Uwo munsi urawumenyera hano kuri Rayon Yacu TV. Iyo Rayon Day ni ikipe ya Rayon Sport biri kuvuga ko ngizamanura igihangange cyo muri aka karere bikesurana kuri stade regional ya Kigali Nyamirambo. Ahangaha ibyo tukomeza kugenda tubigarukaho. Reka kandi dushimire mwese mukomeza kugenda mutanga ibitekerezo hano kuri Rayon Yacu TV mutwereka ko turi kumwe umunsi ku munsi. Dani Mugenzi, Ikishaka Vedaste, Joas Ndabarinze n'abandi bagiye batandukanye nka Uwizeye Jean Bosco na Muzungu Noah, mwese mukomeza kugenda mugira ibihe byiza. Iyi ni Rayon Yacu TV. Reka tugaruke mu kanya turebera hamwe iby'i Rayon Day. Ese ubundi abakinnyi bakomeje kugenda bavuga ko basinye ikipe ya Rayon Sport mu buryo butuje cyangwa se mu ibanga, abo bo ni bande? Ndaryumva nkumva budala se yamwise neza uwo ni Sekamana, umuyobozi umurenzi umureye usenga Imana, tumuhawe n'Imana, Imana irakiza, tuyishimire duhese umugana mfura. Ni ikipe ya Rayon Sport imaze igihe abakunzi bayo basa nkaho batuje cyane, gusa ariko kandi ngo nubwo batuje ngo ntabwo bishimye kubera ko batarabona ikipe ya Rayon Sport itangira kugenda isinyisha ibikura nkota nk'uko yabibasezeranyije. Muri make bati isezerana bari ideni, ariko ntabwo tubona ikipe ya Rayon Sport iri kugenda isinyisha abikura nkota nk'uko abayobozi ba Rayon Sport bakomeje kugenda babigarukaho. Ndetse n'umutoza wa Rayon Sport Haringingo Francis Christian yakomeje kugenda agaruka kuri mikoro za RBA avuga ko ikipe ya Rayon Sport yiteguye gusinyisha abakinnyi bane bakomeye kandi bakinira ibihugu byabo. Atariko kuri ubu ngubu abo bakinnyi ntabwo turabona mu ikipe ya Rayon Sport, yewe nta n'umwe turabona nanasinya. N'uwakomezaga kugenda avugwa bita Mbirizi Eric bavuga ko yamaze kurangiza n'ikipe ya Rayon Sport. Amakuru Yacu TV kesha ikipe ya Message Ngoze nuko ikipe ya Rayon Sport ko ntacyo baravugana n'iyi kipe. Muri make ikipe ya Message Ngoze geracyabizi ko Mbirizi Eric ngari umukinnyi wa Message Ngoze kuko bikomeza kugenda bigaruka n'ubuyobozi bw'ikipe ya Message Ngoze, aho bwatazitangaza buvuga yuko uyu Mbirizi Eric naho azajya akiri umukinnyi wabo, dore ko ngo amakuru bakomeje kugenda bumva bavuga ko yaba yarasinye ikipe mu gihugu cy'u Rwanda. Atariko ayo makuru twe nka Message Ngoze nayo tuzi. Ati kandi ikipe ntiratwegera, ni mu gihe kandi bikomeza kugenda bavuga ko umukinnyi abafitiye amasezerano, ndavuga Mbirizi Eric. Ibyo rero bigatuma abakunzi ba Rayon Sport batangira kugenda bibaza kuri ikipe ya Rayon Sport, bibaza akazoza kayo, bibaza iherezo ry'ikipe ya Rayon Sport, dore ko abakunzi ba Rayon Sport bamaze imyaka 3 batazi ku gikombe cya shampiyona gisa, batazi ku gikombe cy'amahoro gisa, yewe no gusohokera igihugu byakomeje kugenda biba intambara. Ekipe ya Rayon Sport umwanya mwiza iheruka nubwo yabagiye kabiri mu mwaka wa 2019 2020 iyoborwa na Munyakasadati. Nyuma yaho yaje kwegukana umwanya wa 7 ku ngoma Jean Fidel Uwayezu. Ubukurikiyeho yegukana umwanya wa 4. Ibyo abakunzi ba Rayon Sport bakomeza kugenda bavuga ko ibingibi batagomba kubyihanganira, ku ikipe yabo igomba kugira ikibereka muri uyu mwaka w'imikino. Ni mu gihe kandi Jean Fidel Uwayezu yakomeje kugenda yizeza abakunzi ba Rayon Sport ko muri uyu mwaka w'imikino ekipe ya Rayon Sport ngizaba ari ikipe iryana.
yewe rukarwamaye yerekane mu kibuga. Cedric Moses Raro nzarora harora ripe, Yves Yusuf Abubi Dina Didier, umudiho w'incundura mu buduhozemo Leyo. Nurenga ikabaru uzuze bagore. ariko nubwo banga kuba kugenda bashidikanya kuri ikipe ya Rayon Sport, hari amakuru ya Yacu TV ikomeje kugenda itohoza y'abakinnyi bakomeza kugenda bavuga ko ikipe ya Rayon Sport bashobora kuba bararangizanyije mu buryo bw'ibanga, aho harimo Umurundi Hussein Chabarara. Uyu nguyu ashobora kuba yarangizanyije n'ikipe ya Rayon Sport, ngo ndetse nagihindutse umwaka utaha bishobora kumubona yambaye ubururu nk'umweru akabisubiramo nk'uko byahoze mu mwaka wa 2018. Siwe gusa ariko hakomeje kugenda havugwa undi bita Abubakar Drissa. Uyu nguyu nakomeje kugenda avuga mu ikipe ya Rayon Sport, ariko ku birebana n'ubuyobozi bwa Rayon Sport ibi ntacyo bikomeza kugenda bitangazaho, aho ukomeje kugenda bugira amakuru ibanga. Rayon ni wowe nkunda n'ikimenyimenyi, ubu nkuba n'ubutitsa nitwaje agakwaya, kandi nizeye Imana nzakarema gaku. Nk'uko bikomeza kugenda bigaragara ku mbuga nkoranyambaga, nk'uko bikomeza kugenda bigaragara hirya no hino, abakunzi ba Rayon Sport iyi merikati itangira ngo bari bafite icyizere ko bagiye kuzabona ikipe yabiryana nyuma yo gusinyisha Osaruwe washakwaga na AS Kigali ndetse n'andi makipe agiye atandukanye muri aka karere. Kuri ubu ngubu ariko ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda ngisa nk'ayitengo abakunzi bayo, nubwo ikipe ya Rayon Sport yatari kibibona cyane cyane mu buyobozi bwa Rayon Sport, aho bavuga yuko ibyabo bakomeje kugenda babikora bucece, dore ko babonye ko iyo batangiye kugenda bavuga bakina ikipe ya Rayon Sport igiye kugura, amakipe atangira kugenda birukankaho. Urugero, Hussein Chabarara yaragiye gusinyira ikipe ya Rayon Sport, ariko itangazamakuru rimaze kubimenya byarabivuze. Ikipe ya AS Kigali ihita yuriza amafaranga yahaguye umukinnyi, bisa nk'aho uyu mugambi wasubirizwamo kuri uwo munsi, nubwo bikomeza kugenda bivuga ko uyu mukinnyi n'ubundi kiganira n'ikipe ya Rayon Sport ndetse ngo bishobora kuba byararangiye. Siwe gusa, hari n'abandi bakinnyi batandukanye bagiye bakomeza kugenda bavugana n'ikipe ya Rayon Sport, gusa bikaza kurangira birangiye bagiye mu yandi makipe, nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho. Uwitwa Ndikumana Fabio uyu yari yarangije n'ikipe ya Rayon Sport, amafaranga bamaze kuyumvikana, ariko ikipe ya Rayon Sport yasubiraga i Musanze igiye gutanga amafaranga kuri Ndikumana Fabio, yasanze gahunda ngo zarangiye. APR FC yashose menye menshishi, nk'uko bikomeza kugenda bigaruka ku bakunzi ba Rayon Sport. Ahangaha rero ubuyobozi bwa Rayon Sport bwahisemo kujya bubikora bucece. Icyo abakinnyi ba Rayon Sport bagomba kwitega, cyangwa se abafana ba Rayon Sport cyo bagomba kwitega, nuko ku munsi w'itariki 14 z'ukwezi kwa munani, ahangaha icyo iswe Rayon Day kigomba kuba, ngo kandi bazabona abakinnyi b'ikomerezwa ngo bo bazabe bari tayari ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa munani. Imyitozo iratangira mu ikipe ya Rayon Sport, iratangira nabo bakinnyi bashya bose. Amakuru ni kirezi cya Kirisitu Umwami na Muhamedi, ngwino musorutse. Ni mu gihe kandi muri ikipe yambara ubururu n'umweru ikomeje kugenda ivugwamo gusezera bamwe mu bakinnyi bahoze muri ikipe ya Rayon Sport. Gusa ariko kubasezerera kwabo kuko bakifitiye amasezerano biracyasaba ibiganiro. Abitwa ba Medi Mushimiyimana, abitwa ba Wanyama n'abandi bagiye batandukanye, abanga bakomeje ibiganiro n'ikipe ya Rayon Sport kugira ngo barebe uburyo yabasezerera mu mahoro. Ndetse Hategekimana Bonheur uyu nawe n'undi ugomba gusezerwa mu ikipe ya Rayon Sport, n'abandi bagiye batandukanye ngo bagifite amasezerano n'ikipe ya Rayon Sport, bisaba ko banza bakaganira ubundi ikipe ya Rayon Sport ikabasezerera, ariko binyuze mu nzira nziza. Ni mu rwego rwo kugira ngo ikipe ya Rayon Sport izirinda imanza mu minsi iri imbere. Nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa n'ikipe ya Rayon Sport, nk'uko bikomeza kugenda bigwa mu matwi ya benshi, iyi Rayon Day ikipe ya Rayon Sport ishobora gutumira Yanga Sports Club nk'uko mwakomeje kugenda mubibona
mu minsi yashize umuvugizi w'ikipe ya Yanga yari ari i Kigali. Kuri ubu ngubu niwe perezida w'ikipe ya Yanga. Ibikomeje kugenda bijya ahagaragara rero ngo nuko ikipe ya Rayon Sport ifitanye umubano mwiza na Yanga, ndetse ngo bishobora kuzatuma kuri Rayon Day ku itariki 14 z'ukwezi kwa munani ikipe ya Rayon Sport igomba gukina n'ikipe ya Yanga i Kigali nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Gusa ariko ikipe ya Rayon Sport ikaba ikomeje kugenda yiyubaka guhera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani. Imyitozo mu Nzove gira bifuza ubuhuha. Abakinnyi bashya ngo bamaze kwiyumvitwa babwira yuko bagomba kwitabira imyitozo yo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani. Yewe n'abikipe ya Rayon Sport itaratangaza ngo kuri uwo munsi nibwo abafana ba Rayon Sport bazabona abo bakinnyi ikipe ya Rayon Sport itigeze ishyira hanze, ariko ngo yamaze gusinyisha. Ni mu gihe kandi ikomeje kugenda bivuga ko ikipe ya Rayon Sport ngo nubwo yaraba yasinyishe mu buryo bw'ibanga, ariko ngo hari abandi ikomeza kugenda iganira nabo umunsi ku munsi, cyane cyane ngo ba rutahizamu baturuka mu mahanga ngo hari abakina muri Vita Club abataragera i Kigali, ariko ikipe ya Rayon Sport amaze kuganira nabo ngo ku buryo isaha ku isaha bashobora kwisanga i Kigali bagahita basinyira ikipe ya Rayon Sport. Brebla amarushanwa menshi harawasa na jihadi, iye bafana bakunzi mwibuka ya mateka, Nyabugogo Nyanza byari ibirori, akayira gasangwa mu mabara abiri, ubururu n'umweru amasumbuko ari igisebe, dogora begamite. benshi mu bakunzi ba Rayon Sport bakomeje kugenda babona urwego abakinnyi ba Rayon Sport bariho. Ndavuga abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport bitabiriye rya rushanwa ryateguwe. Ni irushanwa ryabereye ku Mumena Agaciro Tournament. Ahangaha hakomeje kugenda hagaragaramo abakinnyi bagiye batandukanye. Uwitwa Hirwa Jean de Dieu numwe mu bakomeje kugenda bigaragaza muri iyi mikino. Ekipe ya Rayon Sport cyangwa se ekipe ya Rayon Sport uyu mukinnyi yamaze kugura Hirwa Jean de Dieu akaba ari mu ekipe igomba gukina finale kuri uyu munsi kuri Stade Regional ya Kigali Nyamirambo. Ukaba ubasha kujya kurikirana uwo mukinnyi, baraza kujya kwihera ijisho. Ni umukinnyi mwiza ukina mu mutima wa defense. Ekipe ya Rayon Sport yamaze gusinyisha. Siwe gusa ariko ukomeje kugenda bigaragaza muri iri rushanwa, nubwo ngo bamwe baje kugenda basezererwa barimo Bandekwe Felix wari uhetse ikipe ye. Ahangaha ngo nubwo bikomeje kugenda bigarukwaho cyane cyane ni ikipe Ndekwe Felix yari arimo, aho bivugwa ko umutoza Nyingo Francis Christian ngo yaba yarabwiye umukinnyi ko agomba kuregeza ngo kugira ngo atazavunikira muri iyi myitozo, bikaza gutuma atitabira imyitozo ya Rayon Sport. Nibikomeza kugenda bigarukwaho n'abakunzi umupira w'amaguru bari bari kumumena, bakomezaga kugenda bagaruka ko Ndekwe Felix ngo umutoza Nyingo Francis Christian ngari umubuje gukomeza kugenda yitanga ku buryo yitangagamo. Ni amakuru akomeje kugenda atangazwa n'abakunzi b'umupira w'amaguru bitabiriye irushanwa. Si ibyo gusa ariko hari byinshi bikomeje kugenda bivugwa muri iri rushanwa, kandi ngo abakinnyi ba Rayon Sport bakomeje kugenda bagaragaza urwego rwabo. Umukinnyi wari uri muri Brazil, umukinnyi wa Rayon Sport ukina ku ruhande rw'ibumoso abo bakunda kwita kuri gatatu, uwo bitaga Nijuru Eli, ni umukinnyi ukomeje kugenda yitwara neza. Ni umukinnyi ukomeje kugenda atanga icyizere. Benshi mu bakunzi ba Rayon Sport bakomeje kugenda bemeza ko ari umukinnyi mwiza. Nubwo witwa Arsene benshi bakomeje kugenda bamushidikanyaho, wari mu ikipe ya Gatoto yaje gukubitwa ibitego 9 mu mikino 3. Uyu nguyu yaje gukomeza kugenda asimbura. Abenshi mu bakunzi ba Rayon Sport bakomeza kugenda bemeza ko wenda ashobora kuzagira gutya akigaragaza, ariko kandi icyizere kuri benshi bakurikiranye irushanwa bakomeza kugenda bemeza ko ari ntacyo, dore ko ngo uyu mukinnyi ngo babonye nta kirimo. Mu gihe batatu twababwiye harimo Ndekwe Felix, Hirwa Jean de Dieu ndetse n'umukinnyi Ganisho Elia, abenshi bakomeje kugenda bashyiraho vi bavuga ko ikipe ya Rayon Sport ngo yaguze neza nta kabuza, nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa n'abakunzi ba Rayon Sport bitabiriye irushanwa ry'Agaciro Tournament ryabereye ku Mumena. Kuri uyu munsi kandi abakunzi ba Rayon Yacu TV bari buze kuba bafite umuhuro, bari buze kubera kuri Blue Empire i Nyamirambo. Abashobora kuwitabira bashobora kuwitabira. Ni umuhuro uri buze kuba ku isaha y'isa 6 ko z'amanywa. Ni umuhuro uri buze kuba kuri uyu munsi. Abakunzi ba Rayon Yacu TV rero abashobora kwitabira umuhuro twababwira iki? Tubahaye rugari. Iyi ni Rayon Yacu TV, njye ndi Modric. Amakuru ya Rayon Sport nakagaruka. Ciao ciao. Zakarema gakumba nzakugabira ishyo abawe bakame
nza kujyana i Kanombe twibire mu birere